Hello guys, iyi ni Shyazo Trading. Abantu benshi batangira cryptocurrency na forex trading bafite telefone gusa. Ariko byagaragaye yuko abenshi bakomeje guhomba bitewe nuko baba badafite ibikoresho byose bihagije. Muri iyi video nje gukwereka ibintu 7 ukeneye kugira ngo utangire cryptocurrency na forex uyikore wisanzuye. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite telefone, ugomba kuyifite of course. Ugomba kuyifite cyangwa se waba utayifite ukaba ufite computer. Computer ikintu igufasha kwanaliza ukabona na chat nini cyane wisanzuye, ukareba chat mu ifoto ngari. Icya kabiri ugomba kuba ufite internet yizewe ikora neza, zimwe murebesha ku ma YouTube cyangwa se ukareberaho movie uri live idahagarara. Icya gatatu ugomba kuba ufite trading platform. Urugero murazizi harimo Meta4, Meta5, TradingView. Izi zigufasha iki? Zigufasha kwanaliza isoko, ukaba washyiraho stop loss, take profit cyangwa se ugakoresha indicators. Bira byose tugenda dukora ama trend line n'ama support n'ama resistance, byose biragufasha. Icya kane mu bintu ugomba gukenera kuba ufite umubroka cyangwa se exchange. Umubroka umukoresha kuri forex ni umuhuza aguhuza n'isoko. Exchange ayo ni Binance cyangwa se turazizi zo nago zikenera iki, nago zikenanga umubroka niki, nizo muri crypto. Urugero exchange tuzi ni nka Binance, OKX, Bybit n'izindi zigiye zitandukanye. Mu gihe kuri forex ho ababroka bo bizewe tugiye dufite HFM, IC Market, tukagira XM, XNS, abo bose barizewe wabakoresha. Ugomba kuba bafite warabakonegise muri telefone yawe. Ariko ahangaha nanone ikintu ugomba kwirinda ababroka badafite license, basezeranye ibintu by'ama profit bakugarantinga ko wabona amafaranga nge ukayabona ngijana kwijana ibiki byose, baza bashaka kwiba utuntu tw'abantu. Ibyo byose ugomba kubyirinda ukamenya ko afite license bimwemerera. Cya gatanu ahangaha ukeneramo ibintu bya indicators. Urugero support na resistance, guca trend line cyangwa se moving average ira mirongo iba yisubiranyamo iki mu gihe umuntu ari gukora setup zigiye zitandukanye. Ibyo bintu byose ni ibintu ugenda ukeneye. Iyo urengeje eshatu cyangwa ukagira nyinshi cyane bigutera confusion, bityo ugomba kwirinda nyinshi cyane. Icya gatandatu ugomba kuba ufite trading journal cyangwa se notebook journal cyangwa se app. No kuvuga ngo na ahantu ufite wandika ibintu byose wagiye ukora muri trading za. Mbere yo gufata trade cyangwa ufungura position, ugomba kuba ufite ahantu wandika itariki, pair runaka wafashe, nimba ari euro USD, ukandika kuri iyi tariki byagenze gutya, ukamenya aho washyize stop loss, aho winjiriye isoko, aho wafashire take profit, ese nahombye, ese naruzinze. Ibyo bintu byose bigufasha kugenda umenya ikosa wakoze uyu munsi, ejo bityo ukaba wabasha kuryirinda. Icya karindwi ugomba kumenya risk management. Risk management idufasha iki? Abenshi bakoresha risk management calculator. Ahangaha bigufasha kumenya amafaranga wahombye n'uburyo wa recovery. Ikintu cya mbere niba ufite account y'amadolari 100, ugomba kumenya ayo watakajeho, ukamenya nimba uyisufata 1% kujya kuri 2% byeyo account yawe, urumva bizakorohera. Ariko nimba uyisufata 50% bya account yose ugahita wifungura position ugatradinga, naramuka ahombye uzahita ugwa muri loss nini cyane, kuri recovery bigorana. So umuntu wese agomba kumenya risk management, yagakoresha risk management calculator n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba atari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, kanda subscribe, wibuke n'akazogera, dukomeze kubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.